Mu murenge wa Maraba ni mu karere ka Huye mu kagari ka Shanga mu mudugudu wa Gatyazo niho umuhanzi Hagumubuzima Enoch yatangirije igikorwa cyo gufasha no kwita ku bafite ubumuga. Ahangaha nabonye abantu bagiye baza imiryango ifite abana bafite ubumuga, nanjye nza kubafasha kugira ngo niba hari n'abahezwa mu nzu abantu bajya babahohotera cyangwa se babaheza, bigaragare yuko icyo kintu kitari cyo kwari ukwigisha mu by'ukuri. Ndabashimira ineza mwatugiriye, ndabashimira urukundo mwatugiriye mukatwibuka abari bafite abana bafite ubumuga. Twari insuzugurwa, twari tugayitse, mbega n'agaciro twagiraga ku buryo n'ahantu habaga habaye ikirori watinyaga gufata abana baramujyana, ariko ubu ngubu basigaye batwibonamo, gusa natwe basigaye babona ko turi abantu nk'abandi, cyane n'igihe n'ubu ngubu mwadusuye cyane nk'amwe abaterankunga bacu. Ni ukuri turabashima, Imana ibahe, biratunezeza iyo babonye tubakarabije tugiye, birabanezeza cyane kandi natwe biratunezeza. Sinabona uko mbivuga cyangwa ngo ngereranye kubw'imirimo n'ibitangaza rwose mwagiye mudukorera. Mwatweretse ko aba bana b'ubumuga batari kure yanyu, muradufasha muri byose. Nk'umwana nari mfite rwose, nanjye cyari ikibazo yajyaga mu bandi ugasanga ngo dore uko kireba, ngo dore uko kimeze, ngo wagira ngo ni igisimba. Kubera iki? Wasangaga ahabwa akato mu bandi bana bagenzi. Ariko ubu ngubu haje kujya yaruka tukajya tujya kwa muganga, ntaho twageze mu Ruhengeri, Kigali se hashika kuri ku Nkuru Nziza, hose bagenda nyine bamukora, ariko araho ubu ngubu wajya no mu ishuri ariga mu wa mbere. Ibikorwa byo gufasha abafite ubumuga burabitangije, wenda umuntu yahita yibaza ngo ubushobozi wabukuye hehe ku nshuro ya mbere? Imana yaguhaye inshingano iguha n'uburyo ibyikorera, kuko nanjye mbitangiza nabitangije mu buryo bwo kuririmba, nk'uririmba utanga ubutumwa butanagaragara. Nyuma uko mpura n'abantu bambwira ati ariko bikure mu magambo ubishyire mu bikorwa. Mu kubishyira mu bikorwa nagize amahirwe, uwo mbisobanuriye akambwira ati nzagufasha, umpaye 500, umpaye 1000, ndakusanya, noneho ntangiza iyo gahunda ku mugaragaro. Ku nshuro ya mbere ntabwo twaje tuje kureba niba bahaba koko, dusanga barahaba ni benshi kandi bafite imiryango itishoboye, tubaha ubufasha twari twabageneye icyo gihe. Umwana wanjye kuva aho yagereye mu ishuri, ubu abandi bana basigaye bamubona nk'uko nabo bamubona ko ari umwana nyine nk'abandi. Asigaye ava ku ishuri akaza akabona ko bamufitiye ubwuzu, ariko mbere nta muntu wamugiraga ubwuzu, kuko niyo bamusangaga ku irembo baramuhutazaga, bakaza bakamujomba intoki mu maso, bakavuga ngo dore uko gikanura, ariko akambira mama nkanura gute, mukanura nk'abandi bana. Ubwo rero mu buzima busanzwe kuva aho yagere ku ishuri ubona ko nawe afite urukundo mu bandi bana, yahoraga ari umwana ufite umushiha, ariko urabona ko noneho amaze kuba umuntu, asigaye azi ko nawe ari umuntu nk'abandi. Ubwo rero turabashimira kubw'inkunga mwaduhaye. Ndabyibuka iriya sabune muyimpa, nibazaga ikintu nzamujyanisha ku ishuri, nta sabune nari mfite icyo gihe kuko mbasabwa amatike menshi, ariko irya sabune yangiriye umumaro. Ni namwe bantu ba mbere bari bamuteye inkunga kuri icyo kibazo afite. Ku nshuro ya kabiri niho twagiye turicara nabo twari twazanye, baratubwira bati iriya miryango ikeneye ikindi kintu kiyongeraho, kitari ikintu gishira uwo munsi, ikintu gishobora kubafasha mu buzima buzagera imbere. Turaganira turi benshi, dufata umwanzuro wo kuzabaha amatungo. Kubashimira no gufasha mwaduhaye bw'amatungo, turabona udushingwe tugahinga n'imboga, mbega mwarakoze. Tungo nararibonye, ariko jye nagize ikibazo ko barimpaye bambwira n'ubundi ngo ryari rirwaye. Nageze mu rugo nyine yiteruka ikuta hasi gahwereka ku izosi, nuko byaje kurangira ipfe, ariko nyine nabimenyesheje Gasipari, baraza bareba nyine ukuntu imeze, baravuga ati nyine nta kundi, ihene yaje gupfa.
ubu umuntu wese yahita yibaza ati ese ko nshaka gufasha Haguma Ubuzima Enoch muri iki gikorwa cy'urukundo yatangije, ngewe namufasha nte? Ubu ngubu ese ubundi ubufasha bwo burakenewe, yagufasha te akeneye kugufasha? Matangije ubufasha butoya bufite agaciro gatoya, ariko ku nshuro ya kabiri twabonye ubufasha bwiyongeraho cyane. Nshimira na buri muntu wese wagize uruhare mu gikorwa no gutegura icyo gikorwa akadufasha. Abo bantu bose ndabashimira mu by'ukuri. Umuntu wese washaka rero kudufasha, amarembo arafunguye, aho kubanza kwirebaho ubanza urebe mugenzi wawe. Uyu ni umuhanzi nk'uko twagiye tubyumva, afite indirimbo zitandukanye zihimbaza Imana, ariko n'izindi noneho zirimo ubutumwa bugamije gukangurira abantu kwita ku bafite ubumuga. Ni indirimbo mushobora gusanga kuri YouTube mukazikurikirana mukumva ubutumwa burimo, ndetse kandi aduhaye n'umukoro uburyo natwe dushobora kwiyubakamo umutima w'urukundo kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru amahoro, ariko mu isi twarahabaye dufite roho nzima mu mubiri muzima.